Banyarwandakazi inkuru Godfather mbasanye ni iyihe, iravuga iki, iravuga kuki, tugiye kuvuga ku biki, musharing live mutapinge. Niba muntu uranga udashobora kujya muri gift gallery ya Godfather, ubwo ntacyo dupfana, urakarwara uruheri ku kibuno. Inkuru ngiye kubabwira ni iyihe. Biravugwa ko breaking news pa inkuru ni Rugumi na Ariya Goro. Umva aya umusikama umugabo urukumva yashatse kugira abanyarwandakazi agatubero, baravuga ati ntago tuba agatebo kayorivu. Ninde muntu wigeze ubona Ariya Kura asubiza Rugumi? Rugumi ni umutwitsi wa cyane, ura ni Prophet Joshua wo muri Tanzania. Nkamubwiza ukuri, erega bura kugira ibiceri no kuba seriye ni ibintu bibiri bitandukanye. Nyuma yuko afashe izina rya Mutesi Jolly akarikinira akageza nuko mugaforowinga. Ubundi Rugumi yafashe abakobwa b'abanyarwandakazi abagira mufate. Amakuru angeraho yaramusubije mu comment, no ntago bira ari ukumusubiza no kumushimisha. Keza bira no kumushumisha no kumushimisha. Nanjye ugiye kureba wavuga ngo nigeze nsubiza bano bantu bari bamazigiye babwanuka bari muri ubwo narabashubije se? No oya, urabashimisha ariko ntabwo basubiza. So nyuma yuko Rugumi ashimashimye agashaka kwerekana ko oya ubu turi kuvugana, Rugumi ngo yabyitegereje, amakuru mfite narakurura. Urimo kumva nuko umukobwa yaramwitegereje avuga ati parle pas français quand j'habite à Goma. Quand tu parles pas français, ubwo wazano tukajya muri Grand Lac, twajya muri Serena ahangaha nkagupresenta gute quand tu parles pas français? Parce que je parle français très bien. Nguyu Keza uvuye muri Congo. Keza waragiye gutanga intsinzi muri 23. Wagiye gutanga intsinzi sheri. Ndakwiyamye kandi ndakwiyamye, mbabarire cyane. Wewe muntu wagiye kubyina intsinzi wa mbere Goma. Ngewe so nari nagiye kwerekana ko Goma hari umutekano. Siko gutanga intsinzi se? Genda gutanga intsinzi yari yagiye mu kazi Godfather gutanga intsinzi, yari yagiye mu kazi. Umuntu ujya gutanga intsinzi Keza ujye unyubaha Mugenga we Pakistan nzongera kuvuga kuri ke we wacha bari kumanina zako, nzongera kuvugana na Keza ukaza ugafungura Michael Jackson gahambi. Mugiye guhita mumfatanya ndabazi. Ntabwo tugufatanya Faxima gutanga intsinzi uzi ikintu bisobanura Godfather, cyangwa nyine urabivuze gutyo kugira unserereze gute? Intsinzi narabimenye ku kintu bivuga, narabisobanukiwe neza. Bivuga kujya gutanga intsinzi no kujya gutanga ibintu. Oya ariko se mwana, ariko uje mubivunja mu gitsina, what the fuck? Oya ibyo bintu tubyumva babyandika no muri comment. Nimba atari nibyora gutanga intsinzi no gutanga no kurya gute se? Bimenye abasanga rushikinye. Oya Ikinyarwanda reka nkwereke hano impamvu nkubwiye gutyo. Ewe no kujyana uburozi ndapfuye ngo nibyo nta bindi. Yo papa ahubwo dore sureba sheri wanjye wowe rwose aho turi kumwe neza cyane, naho byagode ibyo mubyibare twabutanga. Oya uretse gato twangiza agahindo mpenye pe umbwiye nabi cyane. Mbere yuko nkomeza inkuru yanjye reba hano, dore intsinzi, reba hano, somye message. Okay, bonjour Chantal mba France, wazadukoreye live y'abamama batanze intsinzi. Ubu dufite entre 45 et 50. Merci. Abantu batanze intsinzi rero nzaba hostinga vuba nawe. Intsinzi di nanjye nyongeyemo intsinzi. So rero intsinzi ni ikintu kibi. I616 atanze. Aho Godfather ngiye nari nagiye eka nkubwire, nagiye mu kazi kugira nerekane yuko Igoma kuko abantu bari bati kuri kwisobanura. No okay, ntabwo ari reka ngiye nkubwire kugira ngo nabantu bajye babimenya, sibyo n'abandi bajye bajyayo hariya hari visit Goma. Uri kubyumva neza?
umva utara promote zaka nandi wa compliment wari ubifata nabi ariko kandi ntushobotse ereho yasha ikinyarwanda cyawe ndakizi aho buganisha go okay nta kibazo nganisha ngo ndetse ko ndikiremba ariko ntimukaje mu bintu by'imisambane kandi ndikiremba okay kanze komeze inkuru yanjye banyarwanda kazi nyuma yuko abana mani ibintu byanshimishije amakuru angeraho urimo kunyumva amakuru angeraho ngo nuko ari yakuru yasuzuguye Rugumi ku buryo bufatika iki gihe cyose Rugumi yifuje kuvugana na ari yakuru biranga ari yakuru ari gucuruza se butembere bwa shyamba kabano we karame uwo muntu ubona yitwa I616 amakweli yo muri okay ntabwo nshaka muvangire inkuru yanjye uretse gakemunda umba twumvikane mufunge mike zanyu ababakandaho ntimunyicira inkuru cyangwa amamanure ntimunyicira inkuru mushimire muri comment muraza kubashimira ndangiza kuvuga inkuru muri kumvanga thank you dukomeze amakuru angeraho arambwira yuko bombo krati arambwira yuko Rugumi bamaze kumuti bishanga muve kuri biriya nyine byo by'amabrage niki byo gushaka erega abakobwa nabo urumva iyo inkuru nkiri abashaka kugira ngo engagement ibeho niki amakuru ambwira ko Rugumi bahise bamuti bishanga nyuma yuko bamukatiye communication ikabura kuko nare babwiye ku munota wa mbere ndamubyibuka Rugumi ntabwo twebwe tugira ikibazo n'abantu bakora mu myidagaduro kuri bamba muri iyo show busy ntabwo baje barenga gatuna bro uzi ko bataje barenga gatuna musubiza amaso inyuma mugende murebe abakobwa Rugumi yaterese yagiye akoresha mbere yuko aza mu Rwanda yahereye muri South Africa reka mbere yuko aza mu Rwanda yahereye muri South Africa urukunyumva abantu ntabwo baje bamenye amakuru buriya Rugumi yabanje kubica biracika muri South Africa aragenda aja muri Kenya avuye muri Kenya za mu Rwanda we icyo akora abashaka kwigarurira ashaka audience sinzi ibyo Rugumi ashaka kuzakora abashaka audience yakaza mutwe amakuru mfite rero ngo yasanze umukobwa gucuruza igoma byaramaze kumurangaza yaramaze kuba bize mu byigoma no gushaka amafaranga bira bintu by'ubucuruzi kumanza muri Kongo ari yakura curuza zahabu cyangwa akabacuruza igikoma cyamaguma kimwe kiva mu birunga kuko amakuru nkora mu nda y'isi ngo nuko ari yakuru yamubwiye ati shindwa shetani mukubwa wowe ntabwo uvuga igifaransa nuzi ngoma nzagupresenta gute umva ubu tuvugana ni mujya kwitegereza murasanga ari yakuru n'umuntu bita Rugumi nta numwe following undi Rugumi babanje kumuti bishanga kera cyane urumva so ubu turi kuvugana rwa rukundo abantu bangaha bafata ibyamamare bakabashyira mu rukundo bagahita banabakoresha ubukwe ubu turi kuvugana ni mwongere mujye gukora inkuru ari yakuru rwa rukundo mwabashizemo mugabo batarigeze babyemerera Rugumi yaraje yanavuga ko akunda umuntu ndaramureba ariko abakobwa bacu basigaye birata ariko abakobwa bacu bamaze kubona amafaranga ni gute umukobwa aca amazi Rugumi umuntu batubwira ko ari umumiliyoneri byagenze bite hano hari umutinganyikazi mushiki wabo w'umutinganyi uretse nize kutamuborotse mushiki wabo ndabona warashize idarapo ry'abatinganyi ikintu wakora genda ufata ururimi urukoresha mujye urukoresha urukumva ugenda umanze urigateyo nkuko ubikora uhereza ibyishimo ukunda ukoresheje ururimi rwawe nk'imbwa iri kunywa amata niko zijyamo igenda irigata nawe ugenda urigate nk'imbwa iri kurigata amata urimo kumva cyangwa amayezi ubone kuza kuvuga ngo ndajajwa wagahuyuwe karwara isepfu so mujye kuri Instagram mwitegereze murasanga Rugumi bamaze kumuta ibishanga sibaye headline y'inkuru hari kindi bushaka abakobwa bacu banza gasuzuguro bro banze basigaye banga kuba gatobero akavuga ati musituzo weye twarahagurutse turahasoringa turakora ntimukaturebere buri gihumetse cyose mane ibintu byanshimishije niyo bakobwa bacu ibyo ari yakuru yakoreye Rugumi ni nk'ibyo Mutesi Jolly yakatiye Kayine Rugaba aravuga ati ntimukanyenderaho mumboneye ntabwo ukunda umuntu nguze kubimubwira kuri social media mane ibintu byanshimishije nubwo abakobwa babatuka abakobwa impamvu mubona ngiyewe mbubanga bahereza respect mane barayiha nubwo mubashinja ibintu by'ubugoryi
Mutesi Jolly aravuga ati yunyubaha ntabwo ari kujya kuri social media ngo ntumire muri anniversaire yawe bwana generali ntaho nzaza. Ari yakura ati kunkura ntabwo ajya kubisakaza muri social media kugira ngo n'aba followers cyangwa ugaragare ukoresheje izina ryanjye fata ibishanga. Bombo glad. So ubu turi kuvuga rero mwagenda mwandika inkuru bya bindi bya Rugumi kugenda ashaka attention ku umukobwa yarayimwimye bamaze kuyimwima bamuta ibishanga ubu Rugumi nibagiye gufata undi. Keza uratekereza ari buze gufata ndi? mu nkundo ntamenye uzifata reka turebe ikindi cyamamare kuko ashaka umuntu ufite izina ariko muri iyi minsi waravuzwe Keza ubu Rugumi. Keza wasanga nawe ari target. Wasanga uri target kuko Rugumi iriya photoshoot Keza yakoze naga yari y'ubuntu. Iriya foto Keza nk'ubu tugize mu gitoro tukabona uburetse gato waramubonye ariko tubonye uburetse gato naramubonye bro naremeye. Keza nk'ubu tubonye Rugumi ni wahise afata Rugumi uyu yitwa Keza Triska afite n'izina ryiza cyane. Uyu nguyu avuga igiswahili kubera ni inshuti y'akabano. Urumva Rugumi uyu Keza mrembo sana anaongea Swahili sana urumva ngo Keza cyateta nice nukuri Keza ariko ngo niwe numero 1 attention seeker abo bakatiye se murumva ari nge abo bakatiye nge agomba gufata abege nyamara Rugumi nuko abakobwa bamaze kwijuta urimo kumva ariko reka tumubwire ariko kababazi nyamara bakuramo makeya. No reka babazi umugabo wanjye afite amafaranga. Reka babazi ikintu kimwe ko duhubuka reka nubwo abakobwa baba biyandavuza gute urimo kumva kababazi ikintu kimwe mwamureze kumvugiramo. Murambwira ko aba bakobwa ni gute wakunda umuntu by'ukuri uretse agatwi ko tuzajya dubihuza ariko natwe tugakora inkuru. Urambwira ko wakunda umuntu ugahita ubizana kuri social media ukamufollowinga mutaziranye ukavuga ko umukunda. Ibyo bintu bibaho karakara agatwiko. Ariko Rugumi abikora bishaka buri audience y'u Rwanda yamaze kuyigarurira yose arayifite. Kenya uzagenda urebe Kenya ikurikira Rugumi bitewe n'abakobwa baho ya datinze kandi ntabwo ageranze abakobwa batatu. Ajya mu gihugu agacanganya nk'abakobwa batatu b'ibyamamare yarangiza akakivoma akajya mu kindi. Ndi kwibaza arakomeza aho Burundi arajya mu Bugande arabikora ati nakubujije ariko nakubujije Keza nakubujije winca mu nkuru s'il te plaît. So ngayo nguko nizo nkuru zihari abanyamakuru cyangwa bamwe batunzwe nuko ngo dufata barabumbuye akanwa nkavuga mbahaye akazi ntabwo nzigera mbatenguha. Nababwiye ko ntazigera mbatenguha. Ubu turi kuvugana Rugumi bamutaye ibishanga kandi we bashaka umuntu uri hariya aza kugaragaza agati avuga ibi n'ibi ngibi uceceke yaba kwicira gahunda zawe izindi. So Rugumi rero ubu turi kuvugana turaza kubona uri mukobwa mushyashya kuko agomba gufata batatu mu Rwanda yarangiza akajya muri audience y'Ubugande naho agakundana ariko inkundo zo kuri social media gusa urimo kumva narangiza arije mu Bugande nahafateho batatu muri Sudani tuzababonana. Niko Ruguma akora mugende mwandika inkuru mugende mukore. Ubu turi kuvugana Rugumi ari yakuri yamaze kumuta ibishanga ku makuru mfite ariko ntarahamye mugende mundebere baracyaforowingana kaba ndi kurondogora amakuru nakuriye nayakuruye nabi baracyari guforowingana mundebere mwuka byaramwe. Abantu mukoresha Instagram mugende mundebere baracyaforowingana. Wabibonye unfollow ngo ndifata sinjya mpubuka. Muzamura abantu mushingiye ku kintu mukazamura abantu batigeze bankorera muri gift muri goro manuka we ruvuzana ngo ugende umanze ukore muri gift gallery. Ntimukaze kundunda ha abantu n'uyu nguyu ngo niba ari bami wazije gatonarike ntuza hano manuka nawe naguhaye manigani isubira iwanyu mu Bugesera manuka. Ibi bintu byo kuza mumenyereza abantu muza murunda ha abantu hano kuri pano moderator ntimukaje mukoresha pano yanjye mu gucinya inkoro kuba bakandaho ntibinkandaho bakabakandaho mukaza mugafata pano yanjye mukayigira ibyo bintu ndabyamaganye. Urukumva nyamunsi udashobora kwandika izina muri gift gallery yanjye akaza akabyagira kuri pano yanjye akicara hano agakundwa gute se mushingiye kuki? Hano nababwiye ko mbana n'abantu batatu umukobwa ufite igikundiro n'uburanga umukire ufite amafaranga ushobora kunkandaho n'umuntu ufite izina nka Majid Black. Ibyo ni ibintu bibiri ntabwo nyiri ruhande. Ibintu ni bibiri nkandaho
nyine twicarane nicarane n'umugabo ufite amafaranga urasura ntunutsa urahangaha nawe uraje umeze uri umukene nka Godfather uramanika imbaraga zawe ngo ukoze iki nta bitekerezo ufite ntabwo izina wubatse gatatu nta buranga ufite ubwo se nkora iki ndeki ariko se uyu mupolisi akanze kurinde My love, thank you. Godfather uvuga ngo iki umuvugi Okay, Sasha, thank you so much, my bonye love. uri bumanure nk'avoka urumva Thank you, darling. K John ugomba kujya uzamuka urukumva umuyoboro mwiza w'amahoro Eddie Kamoso. you see hallelujah Bimeze bite? Tumeze neza. Godfather, morning my brother Amafi biragenda. umukobwa yahaye umutanzania indobo kabisa, kijana amepigwa kabisa. oya urumva bana bakobwa bamaze kugera ahantu bamwe bamaze kuba ababyeyi Kijana amepigwa. urukumva Amepigwa, amechapwa. I6 K John reka ngwino kandi gasigayemo keza wari waragiye K John yarahabye ngo nzamuka ariko apana kubyerekanye ubutabera ntabyo nkubazaho ngwino bagukande noze kaparo ubuganda uzabamo ngo tutagukanda ngo ubikuze ubeho ngwino zamuka ntabwo ndibikubazeho Brighton waranyunze ndigendera Bamwita K John. Owakabi Karisa makuru. Iwane amani we. Godfather bashaka kuneza bari abagabo. Umva Tayisa nawe. 6 ndashaka kandi ka baby lion ziriya baby lion zigashiramo muri galeri show kamarade uri ikigoryi muri umuntu amazi abatera story ariko Godfather nakataraza katatu umuntu amaye reba inkuru nayivuyeho mutuzi n'abari codinga babirekere inkuru yarangiye Amaji Yesu we Amaji sinari nabonye nayo sha urakoze wewe muri comment chance we Nasiwe kumona Thank you. Keza, thank you. Thank you. Asinyuzeho. Nese fax man si yarari hano hejuru yagiye